ureba uko kireshya ibibere iwacu ntago ariko tumeze wagira ni icupa ricuritse reka iwacu ntago biri ari byo tugenderaho ahubwo keretse wenda jewe nyakirije inyuma y'urugo gute ntago mshobora kubyemera unyakirira inyuma y'urugo nkana amukunda utamukunda je simukunda kandi nuramukumuzanye sinzagaruka iwawe sinzanagukunda sinzakubera nuko ntuzabutaha nta nubwo nzataha ntabwo bishoboka hakamuroga kwanga umuryango akumva ko ari wakunze nta kintu nakora bibaho ariko se twa imiryango yiwabo w'umugabo ntayumva ahubwo akumva yiwabo ariyo yashira imbere mama ariko je ndakumva nuko je natabona wowe ejo bundi uzaba ari guta inkonda harimo n'abamunyeretse kuri telefone nibo babashe kumbwira ati kiriya kintu ni igiki ihangane niho kigomba kura gasubwe zamuka kirimo hano mu gitabye ngiki mwana wo mwijuru nibi byanzongereje burya nibi ngibi nibyo koko habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe avura amarozi arimo nk'ibitegano ibihuhirano ibigaburano nyabingi ndetse n'ibindi ikindi kandi agakongora inyata ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ya telefone ikurikira ku magara yawe hakiri kare hatatagutenguha di Kazi bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuza mufuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi uyu munsi ndi kumwe na n'umumama no bwa mbere mumubonye ntago mumuzi ariko ngira ngo hano ho ntago bwa mbere muhabonye aha niho ni yakaritsiye Farida atuyemo uyakaba mama wa musheri wa Farid mama wa Theodore niba mwibuka ko yitwa Theodore uyu ni mama we rero tujye kuganira nawe yifuje kujya gusura umuhungu we cyane ko numvise atarazi kabana na Farida reka mbanze mwikaze hanyuma nawe atubwiye mama tuguhaye ikaze nifuzaga kujya kureba umuhungu wanjye Theodore nkaba nifuzaga kugira ndebe umukobwa bari kumwe babana ubwo rero nagiraga mu ngezeyo yego aha ikintu njyewe wenda cyantangaje tukivugana kuri telefone ndi kumva uri umunyarwanda kandi we Theodore ni umurundi avuga ikirundi papa we niwe murundi papa we ni umurundi njye ndi umunyarwanda papa we ni umurundi birasobanutse hanyuma ubwo uramushakira amahoro ariko Farida ndamushakira amahoro kugira mbashe kumureba no kumumenya bihagije ntacyo ndono reka tugereyo ni hano imbere watambuka tukinjiramo aho ngaho ntago ari kure n'ubundi dusa n'abahagenze nuko nagira ngo mbanze nsobanurira abantu ibintu byose uko bimeze mwiriwe abaha mwiriwe ayego bamwe muri aho mami biki nibyo ndi kumva gute se iriya maraya wazanye hano ngo ni umugore n'ibiki umurozi ikimarine yibereye aho vyamaraso bikuye mama ariko kuvuga Farida se umugore wiwe ndikira umugore mama rano umukazana umukazana wawe hoya ntago namwemera umukazana w'indaya w'umurozi gufite subikura dushaka muburozi ntago nshobora kubyemera sinshobora gute mama kandi ibyo byararangiye ariko ntago bigihari oya byarabaye mama ibyo byakera oya nta byakera mwana wanjye nta byakera mama kakanya uranyira ntago waruzi ko ubundi babana oya ntago nshobora kubyumva narabyumvisha ariko simbyemera warabyumvise ariko ntabwo nabwiza ko kwibwira kandi ashaka bamugani ko kitabimeshe mama wawe kubana n'umuntu oya nyine cyangwa waramuhishaga urabizi twarishengeye ariko nyuma mbere twategura umuntu nyine tugiye gukora mariage nari napanze ko nzongera kubimubwira ntuje meze neza mama windakarira oya sinshaka kubyemera ibyo mbiki nabwo ari byo umuntu ahinduka nubwo yaciye mu buzima be nubwo ariko umuntu arahinduka
ikindi kandi guhinduka byaranabaye wenda nuko ikosa wakoze ntago urumva mwatangiye gupanga gahunda zo kubana birabyo ubukwe mama utamumenyesha ni nyine nayo napanze ko nzongera kubimubwira namaze kwisuganya bimeze neza ahubwo nta mutima mubi mama. None se wowe kuko itaganirije mama wawe mbere yuko ufata umwanzuro wo kubana na Farida urumva ko ari cyo kibazo afite? Keza umwanzuro ntabwo ari je umwanzuro ntabwo ari mama mufatira umwanzuro nigenda wifatira ya ufata umwanzuro nigenda wifatira nayo napanze igihe cyo kubibwira mama wanje bizogenda ariko nawe ni umubyeyi umenye ko nawe atamwemeye bitaba ari byiza sibyo mama? ntabwo byaba ari byo kuko impamvu ntashobora kumwemera nkurikije yuko ntabyo yambwiye ariko nkabasha kubyumva ntabwo namwemera nkurikije ibikorwa bye nkurikije uburyo nabyumvishe bamuvuga cyangwa nabibonye bimwe umukobwa ukuramo inda ngo azikuriramo n'abandi ibyo se nabyo byabayeho ngo byabayeho mama ico nabwo ikibazo ivyo nakubara ivyo n'abantu bavuga tu abantu baravuga hano umuntu arahinduka ariko ntabwo byambuza yuko Farida namukunda. Ikindi kintu ugendeye ku byamabaye kuri Farida ntiwamwemera pe kuko ni byinshi n'ubuzima bwinshi yanyuzemo butari bwiza ububi byiza ariko gusa urumva n'ibintu byabaye mu mwaka umwe ubu turi mu wundi mwaka niba umuhungu wawe yashimye umukobwa akamukunda akavuga ko ashaka ko babana ntekereza ko uramutse ubyanze ko babana waba umubangamiye. Oya ntago kandi ikindi n'uwo mukobwa ntimurahura ngo munaganire ushobora kuba ayo makuru yafite gutyo ariko mutarahura ngo mwigane ngo unabirebe kuko n'ibyo bavuga ari ukuri ushobora gusanga hari aho hari icyahindutse. Uriya mukobwa usibye n'ibyo bavuga ni mubi umubonye ranzo bisa kuri inzobe itukura ntabwo iby'inzobe ari byo turi kurebaho ureba amaguru ye ureba uko kireshya ibibere iwacu ntabwo ariko tumeze wagira n'icupa ricuritse reka iwacu ntabwo biri ari byo tugenderaho ahubwo keretse wenda keretse papa w'umuhungu ari we wamwanze wenda kuko wenda atamuzi ariko njye numva ku bushake bw'umwana akwiye kubana n'umuntu yifuza. Nese uzamushakira umugore niwe uzamuhitira n'umukobwa bazabana azaza n'undi ari kuri asimwemera Baza umukobwa umushira wanje mwankira iki? Umva icyambere cyo nka nyirabukwe ariko tubyita izi saha ntashobora reba igihemba nahagarariye nimba koko yaba abizi yuko ndi hano cyangwa wamuganira hano nawe ubwawe utukana umukobwa ahubwo wamugani wowe nawe reka ngugaye mama wahagaze umwanya ungana ukunta n'agatebe wampaye wamugani wari ukwiye kwakira mama wawe akanavuga yicaye uzi ko waduhejeje nyuma y'urugo njyewe nyakirije inyuma y'urugo gute ntabwo mushobora kubyemera unyakirira inyuma y'urugo nkandi ushaka kujya mu nzu se ntabwo nshobora kwakirirwa inyuma y'urugo ibintu byose niko napanga kuko ushaka byose byonone koko byose turabyangiriza kubera amajambo abantu kubera uwo mugore simushaka izo ndakuramo ese azatubyarira akangaye izo ndashobora kuba zaravuyemo ariko ibyo ni byakera urasa uzamucisha ese wagiye kumwereka so oya pano bizi se byiwe yari nikore ibyo none cyambere nari kubanza kwereka we turi kumwe none ko haje ikoranabuhanga waba waramumurikiye kuri phone oya nawe rero ufite amakosa menshi nyamara mama nawe aravuga ukuri nta makosa afise kubera ko ibintu byose byanje mba nabiteguye nari napanze yuko ariko uziko mufite ubukwe mu kwa kabiri turi mu kwa mbere ukaba utaramenyesha famiye mu kwa kabiri ntago mbyemeye nka mama wawe simbyemeye imiryango bagomba gutumira imiryango itazi ntazi umurangire mu Rwanda urangire mu Rwanda ntugende kubera umukobwa yahindutse uriya simushaka kubera amajambo ngana wumva hano hanze simushaka ushaka umukobwa umeze gute ndashaka umukobwa mwiza ufite imisaya myiza ufite amaguru meza wubaha ababyeyi nase yaragusuzuguye atansuzugura yigeze amunzanira ari uyu nguyu ari nawe ngamubwira ati mugabo mwiza tugende kureba mama nyine papa ntabwo uyu misi nagara kumuzana hari iwawe ngo gutonda muzane ndamukwereke nene nabipanze nyuma wewe warampamagaye urambwira oya ntabwo nabikubwiye ariko nuko nari navuze ati reka ndabigira iki
ati umunsi uzomukuzanira umukazana wawe. Ni ukuvuga ngo mwari mukiri kwipanga kuzajya kumwereka mama. Yes. Wituka umukazana wawe ngo madanga ibikinga abagabo oya. Urumva n'ibyo abantu bavuga hari. Ikindi kintu ku rundi ruhande ikindi kintu nanone buriya ibi biravugwa bikaza ibintu wese ko bamuroze agasara ntiyakize ni muzima ntiwanamenya ko ibyo bintu byigeze bibaho kandi buri muntu agira ubuzima bubabamo bukahita bukarangira agatangira ubundi buzima. Farida kuba afite abana pe n'umugabo we yamukundiye n'uwo mugabo we yarabimukundiye ntiyigeze amwanga ko afite abana kandi umugore n'ubyara sibyo oya ntabwo twarera abo bana ntabwo twabarera tuzabarera gute bazarerwa n'umugabo we ntabwo uzabarera oya abacu bazarerwa gute ko bazabara banje kurera babo nese musivye amajambo abantu bagenda bavuga uwo mukazana wanje uwo mukazana uramaze kumubona naba baramunyeretseho gutyo ngenda ariko ntabwo ndamubona guca amaso ku maso nose mubonye ite basi nje ntabwo yigeze anshimisha ntabwo yigeze anshimisha sinkubeshye mwana wanje ntabwo yigeze anshimisha koko none fayita je ndamukunda wa mukunda utamukunda je simukunda kandi nuramukumuzanye sinzagaruka iwawe sinzanagukunda sinzakubera mama nta nubwo nzataha ntabwo bishoboka genda wibane na Farida uwo ngo ndi kumva wagize icyamamare ntabwo wareka gutaha ubukwe bw'umugore nese nawe uratandukana mama wawe kubera mama wese nawe niko yashatse umugabo bigomba gukemura kandi nzoshaka umugore wanje shaka umwana niba ari gupanga ubukwe mu mushyikire nk'umuryango unabwire papa ubwire imiryango yose uti umwana agiye gushaka none ni wowe wakamufashije uri mu Rwanda utangiye kumutererana ntabwo namufasha watarafashe umwanya wo kuza ngo ambwire nka mama we ambwire ikibazo uko gihagaze ahubwo nkabyumva iyo no ikibazo yego penda kudafisa amakosa ikibazo nuko nyene naramuzana kumukwereka ariko ninapanze ko nzogira iki nzomuzana nkamukwereka wenda izo makazi zikarangira ikintu ndi kumva cyoroshye noneho ubwo wowe panga uzamuhuze na Farida cyane gose ushaka kubona umukazana mbere yuko ubukwe buba ngiye kumukanda mukuzanira ako Farida namukunda ibyo no kuvuga ngo urangiki ngamada ngo ngabagabo ya narahinduka ubundi se ibyi haka ibyinda ni ubwa mbere mbyumvise nge narabyumvise ibintu byose rero bindi byabaye byose tuzi Farida yabaye umurozi Farida ateye nabi Farida ni mubi Farida nta hantu na hamwe nigeze mufite ubwoba kazakurogera umuhungu mfite ubwoba buhagije ahubwo ubu se urabona kuroga kurenze kuba atarigeze abimbwira nukuye nta muntu waroga umugabo barabaroga ba Farida bangaba nta muntu waroga umugore nta muntu bangaba bamaraya barabaroga akamuroga kumera tese akamuroga kwanga umuryango akumva ko ari wakunze nta kintu nakora bibaho ariko se imiryango yiwabo w'umugabo ntayumva ahubwo akumva yiwabo ariyo yashira imbere mama ariko jenda kumva nuko yena tabona wowe ejo bundi uzaba ari guta inkonda hejuru ya Farida nawe widutera ubwo umugabo uhagaze ugiye kugira famille hagati oroshya bazashwana gatazabimukorera muzabibona mama amajambo yose umbwiye nako cokora gufenda ndamukunda kandi ibyo napanze kizwa ku ntago Farida yaba umugome kugezaho aha mbaye mbikubwiye mu kwa kabiri kandi abize ntabwo ntibaratora itariki iyo mariage mwayikora mutayikora je simpari muzoza mama mugomba kubiganira n'umuryango tuzobiganira wowe nubikenera ugakenera ko tuzabimenya suko nzabimenya nyine mama nyine urashaka azabikore gute se kugira ngo uzabyumve uzataha ubukwe azamuzana mukwereke azaze asaba imbabazi twigeho uko twashaka undi se atari Farida se atari Farida oya nkwereka abakobwa beza bo hanze aha uhite mu bushaka ariko Farida ntarimo ndamukunza abakobwa Farida uramubona uruda ibiguru bicuritse ego biriya ni ibiki uje niwe wanje nyine oya byamukundiye mu muryango wacu ntago kira twacyemera kiriya mama wituka umukazana wawe uriya si umukazana uriya ntago ari umukazana wawe kare ni umukazana aho yabyariye mama abana abo yabyariye nibo mukazana nge si umukazana wanjye
kandi abana nabemeye warabemeye ariko ibyo abo bana wewe warabemeye nkabi nabemeye nk'abana azabarera nk'abana kandi ukunze ikintu kunani cavye nyine njye sinzabakunda uzagenda ukunda iyo ngiyo nose utakunze umukazana wawe ukunda abana biwe ntabwo nabakunda kuko sabawe sabanjye umuntu arahinduka ndazi ko Faida yahindutse ndabizi ese mama hari undi muntu muri famille wigeze bifata nabi cyangwa niwe wenyine wavuze uturamuka ko kazana simushaka cyangwa hari undi muntu muri famille wavuze ati si tuzatushaka kuzashingira umwana yabaje yaba n'abandi ba famille hari aba twaba twarahuye bakambwira ati umuhungu wawe harimo n'abamunyeretse kuri telefone nibo babashe kumbwira ati kiriya kintu ni igiki nanjye rero nkibona uko bari kukimbwira mbona ni ikintu kitasobanutse ku buryo cyaba umukazana uriya si umukazana uzi ukuntu mama wa Faida yishimiye ko umwana wabonye umugabo ba mwana ubwo ni ba mwana ba mwana wawe uguze ukuntu mama we yabyishimiye ko nyine ko umukobwa wabonye umusore bagiye kubana ukiri muto unamukunda nyine nuko cyari cyarapfiriye aho ngaho ari ikirorongotane cy'igisinzi cy'ikiraya cy'ikirozi ibintu byose ibibi byose n'ubibitse ntabwo rero we yabura kwishima kuko yabagize Imana abonye ubu se umuhungu mwiza ari gushaka kimeze kuriya nawe ni Theodore kankwibariye ni byiza ko wenda mama nubwo ari kubivuga gutya ni wowe uzi Faida kurusha uko twe tumuzi igihe mumaze mubana gutya bamugani ko bavuze uti twarishingiye wowe Faida igihe mumaranye bibwira mama wawe nyine uburyo urumva maze igihe mubana uko biri kose mufite uko mubanye ibibu byumaze kubimenya ibyiza byurabizi mu gihe mutarakora ubukwe mu gihe maze mubana Faida mubona gute uko ko mama amuvuga ni ko ari ntazubaka ubibona ute kiza Faida ibyo bamuvugaho wenda na bisaba ko ari vya kera ibyo abantu bagenda bavuga ariko Faida kuva iminsi tumenya n'igihe tubaniye Faida mbona ari umwana mwiza ataco atwaye urabona urugo ruzubaka mukabyara karira abana cyane rwose kesa hindutse nyuma izo nzoga se mama wari kuvuga wamo na inzoga se turazize ko yazinywaga yaragabanije yaragabanije cyo itaye no kunyitaho n'umuryango wacu ibyo by'ibindi byo kuroga byararangiye byo gusara byo kuroga ntabwo ndayimuziho pe urumva wumuzi nyine byararangiye ndamuzi byararangiye kandi amezi tumaranye yavyo ntabikora maze kubibona mama ni kubita ko mukazana wawe rero ngiki niki oya kuko biri kose ariko wa mugani hari ibintu biba mu buzima nyine bikagusigira isomo ntibirangira ariko buriya iyo ikintu cyarangiye kiba cyararangiye ahubwo nuko mama wawe nyine urumva ntabyara ibyo nyine amuheruka we urabona kumva amabwire utiganiriye n'umuntu nyir'ubwite nabyo nyine biba ari ikibazo ariko urumva ko umunsi nugira twapanze ko kumukuzanira mbere yuko mariage ba muzara muganira urumva ko byibura kubuhuye n'umuhungu wawe akagira nubwo wenda utabyemeye akagira ibyo gusobaniramo ubutaha nubura na ba mwana nyine na mama Faida cyangwa ugana na Faida byibura uburyo uzamubona bishaka kuzaba bitandukanye nuko umutekereza kandi nanone ntabwo twifuza ko ubukwe buzaba ejo bundi mu kwa kabiri ngo mama waburemo ngo nuko wose ari umugore agashaka ntitunifuza yuko ubana n'umugore mama wawe umuryango wawe ntugushyigikire turifuza ko muzakora ubukwe tukabutaha twembi imiryango yishimye icyatuma rero mugirana amakimbirane mu muryango itegeza kurangira kirangire umubyeyi uzamwereke Faida wenda areke iby'amagambo baniganirire niyumva koko nyine nta bidashoboka ubwo bizajya mu bundi buryo kuko bituye bibaho hari igihe ushaka umugore nyina bukwe ntamukunde bibaho ariko ugasanga mubanye mu nzangano mukazana ntiyazi iwanyu ntabwo byatuma yuko mfata ngo ndamwanga nuko mere ngiki aho kugira ngo umureke watandukana na mama amaseka atakibazo umuvyaga igihe cyose kigize imbabazi ziraza nabona yuko atamakosa nakoze Faida yahindutse mama azongera imbabazi Faida nakuvuga ngo namwasenga imiryango ya mama rero wenda ngira ngo nta bindi bintu byinshi icyambere nuko hageze impamvu byakubabaje nuko umuhungu atigeze gusobanura mbere ukabana ko yashatse ntabikubwire ikindi ntanakubwira ati ufite umukazana wanamenye umukazana ukamumenya nabi nabyo birumvikana ku rundi ruhande ariko ntabwo twifuza ko utazataha ubukwe bw'umuhungu wagomba kuzabutaha ahubwo umuhungu wabijyemo ashaka uburyo muzabikemura nk'umuryango
sibyo Mama Farida n'umwana mwiza uburyo ki yazabikemura ariko igihe bitarakemuka ntibishobora gukunda. Mama Farida n'umwana mwiza ntugize utazobibwira papa yari ngiye ngo atumutwe ngo nakunze umukobwa w'ikirara oya ntabwo ari kirara ubwo tubiganireho tuyimubwiye turi kumwe. Nuko rero gerageza igihe kikiri kare tugire uko tubireba ndebe uwo mukazana hakiri kare menye nimba koko yarahindutse nimba atarahinduka nabwo tubimenye. Yego mama mungu wawe ufatwe hakiri kare. Mungu wawe ntabwo yakunze umuntu w'icyomanzi ntabwo yagize iki ya Nyizere kandi nkuko wamwizera kuva kera ndi mutoyi. Amwanza mu bino ufata. Kandi nta n'umwanzuro mi wafata wabaza ababyeyi. Oya. Nguko ababyeyi tuberaho kubashimisha ntago tuberaho kubababaza. Nimba byaranabayeho nagerageza ahinduke. Azagere mu muryango ari umuntu muzima atari wa wundi tuzi nkuko turi kumwumva. Nkuko tubyumva. Nicyo siko tumudayimuzeho n'ubundi. Ibyo abantu bavuga hari. Yumva iyo umuntu yumvise ibyo bavuga nyine wumva byinshi. Ariko iyo ushatse kwirebera ubona nyine ibyo ukwiye kubona ngo hari abantu benshi nkuko mama wawe yumvaga nyine Farida ni mubi muri bura buryo. Hari n'abandi bantu badukurikiye batekereza ko ariko akimeze ngira ngo no muri comment hari abagiye babyandika bavuga bati Farida ntiyahinduka uwo musore ari kumubeshya azamuta muri comment barabyanditse. Nagira ngo ku bantu babitekereza gutyo bitewe n'ukuntu bamuzi imbere mutaramenyana nabo ugira ikintu babwira kugira ngo na mama wayumvireho nubwo abitekereza gutyo. Hari n'abandi bitekereza gutyo ariko we nk'umuntu we mwenda gushakana wagira ikintu mubabwiraho nk'umuntu muzi kuturusha. Mama n'abantu badukurikira kuko umuntu akora amakosa menshi ariko umuntu arahinduka. Farida ibyo bamuvugaho je ku minsi tumaranye ntabwo iyo mico ndayibonana kuri umwana mwiza ariko urabizi ko byabayeho. Ndabizi ariko weekend ibyo by'abana ariko iby'abagabo navyo nyene ko rafisa abo bana ivyo by'abagabo nabwo nabikana ariko mbona atari bigiye yarahindutse. Ubwo mbese iyo abantu batekereza ko azagutaka ariko gukinisha nagaribyo uko ikono bitekereza nta nyene ubwo bizo ya mikizo yagarutse nzihangana uzihangana bagute cyaba kwirukane nkuko bari kubivuga. Oya ibyo ntabwo nayimukekera ko aramutse abikoze biramutse bibaye urumva twe ntabwo twifuza ko azabikora turifuza ko nyine ahinduka akaba umugore akabyara tukaza guhera. Ndamwizera Farida ibyo iminsi tumaranye mba maze kumenya imico yiwe ntabwo ntabwo yabikora kandi abizi ko yahindutse cyane. Bashire mbese guhangayika bishire birangire byo guhangayika birangire kabisa. Urumva kwera ukuntu umuntu abaza umuntu cyane cyane nka Farida biba bigoye kugira ngo nyine umuntu akumvishe ko yahindutse. Farida ariko urumva ibyo by'inzoga byarazinyweye cyane kujya mu bagabo byabaye mu byo mama yavugaga nta na hamwe abeshye byose. Uretse ikintu numvise ngo byinda ngo by'ukurakurema abandi amadana byo n'ubwa mbere gusa ibindi byo byabaye kuko turanabizi gusa nanone kuba yarahindutse ngewe ubushize nza hano nabonye atakimize nka mbere gusa yarabyibushe nyine nkuko mama bivuze ngo ngateye nk'icupa ngo riricuritse. Urumva gusa nyine yarabyibushe urabona ko ibiro byongereye bigaragaza ko ameze neza ariko nekereza ko uko yahindutse inyuma n'imbere yakaba ariko yahindutse. Yarahindutse ko nejo yaguze Bible kwa mungaza atamara kuja gusenga agura Bibiliya Farida ayigura amafaranga ye. Yarahindutse ko mu munsi cyane ko ari kare agiye kuja gutwara gusenga mama ngagura Bible yareka icupa gafata Bible cyane rwose ko murahinduka mama. Oya mateka je cyane mubonanye ifite mu ntoki nako mbwira ngara ifite mama uretse nzo mukuzanira uri uwo mukazana bavuga imico byo kubateye igihe byo kubateye nk'icupa ricuritse byo ntabwo nico namukundira buriya hari igihe ngo imyate y'ubukundo ibona mama ribore ubwo rero wasanga n'umuhungu wawe imeze uko ariko ntacyo reka turindire Imana dusenga izabidufasha imiryango ibyakire abantu bose bakire ko yahindutse ahubwo tubashyigikire tubatwerere mu gihe nyine cy'imyiteguro. Ndumva nta bindi bintu byinshi bihari ibyo bisigaye n'ibyawe niwe bireba uzafata famiye ukayihuza na Farida nabi wabo wa Farida ibyo byose mukabikemura. Kiretse bibaye byanze havutsemo ikindi kibazo
ariko nta kinanira umuryango buri wese atanga ibitekerezo kandi Fadi Mitima ndamwizera